Yes, twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Hot Time TV. Guseka, kwishima, ibintu bibiri bijyana bidasigana. Ese waba warigeze utotezwa mu buto bwawe? Ese hari amateka yahise waba wibuka yawe? Yes. Ese hari ukuntu waba uzi mugenzi wawe abayeho bitagushimishije? Ese waba uzi ikibitera? Waba uzi icyamuteye? Uko umubona? Ese nawe niwe nyirabayazana cyangwa se nawe ntazi ikibimutera? Hari benshi tuzi ugasanga umuntu ntajya aseka, wamubaza uti kuki udaseka, akakubwira ko nawe atazi ikibimutera, kandi nyamara burya hari byinshi 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 bisa nk'ibisigisigi by'amateka yaba yarahise, bishobora gutuma burya nawe yibona uko atazi. Ese waba warigeze gutotezwa mu buto bwawe? Ushobora no kuba waratotejwe ariko nyamara utazi uburyo yatotejwemo, utabyibuka. Burya ibi byose, ibintu byose bitubaho tukiri batoya, byanjye bikunde bigomba kutugiraho ingaruka mu bukuru bwacu. Uyu munsi ngiye kukubwira rero ibintu 20 bishaka kukwereka ko umuntu ashobora kuba yaratotejwe mu buto bwe. Waba ufite imyaka 20, 30, 40, yes, ibi birakureba kuko ni ingenzi kandi birashoboka yuko hari icyo wahindura mu buzima bwawe. Ni Hot Time TV nk'uko mwabidusabye rero twabakoreye inkuru, turayibakusanyiriza neza cyane kugira ngo tubashe guhaza ibyifuzo byanyu, dore ko ari nacyo cyatuzanye. Benshi rero wasanga ari gukurikirana iki kiganiro uri kumva iyi nkuru utarakanda subscribe, ni igihombo gikomeye cyane kuko subscribe ntabwo ari ikintu kigoye. Urareba waho umutuku urahita wakanda tayari, niba byiza ukabona inzogera hirya yawe urayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona notification z'ibiganiro byacu twagiye tubategurira 5 kuri 5. By'umwihariko nshimira mwe mwese mwabashije kuyikanda kugira ngo mujye musobanukirwa byinshi ku buzima bwanyu biri nk'amayobera kuva mu buto bwanyu. Rero kanangire nkubwira, burya rero wa muntu watotejwe mu buto bwe, wa muntu watotejwe mu buto bwe, burya ikintu cya mbere namukubwiraho, ntabwo burya agira kwihangana. Burya umuntu watotejwe ngo mu buto bwe, intonganya uko zaba zimeze kose, cyangwa se ibyamubaho, we ahita atangira intambara ako kanya. Umutunganyije ugize icyo umutwaraho ahita atangira intambara, bivuze ngo nta mwanya aba afite wo gutekereza ku cyo agiye gukora. Cyane akenshi uba usanga ari abantu akenshi bakunda kuvuga ngo barahubuka, bafata ibyemezo byihuse, nimba ari ukurwana akahita arwana, nta kindi kintu kimusubije inyuma. Ngaye nguko rero, ikindi rero nakubwira, burya wa muntu watotejwe mu buto bwe, burya ntagirwa inama ko kuva mu bwana bwe, burya abantu nta cyiza babaga bamubonamo. Umuntu watotejwe mu buto bwe, please ndeka nkubwize ukuri ko uyu muntu burya ntabwo ashobora kugirwa inama. Impamvu adashobora kugirwa inama, burya ntabwo mu buto bwe ntabwo abantu bigeze bamusatira, nta kintu bamubonagamo, nta cyiza bamubonagamo. Ikindi nakubwira, umuntu watotejwe ntacyo yitaho kugira ngo yirengere, niyo byaba kwibabaza cyangwa se kubabaza abandi, arabikora kugira ngo yirengere. Iyo bibaye ngombwa, burya umuntu niko kwaguhubuka cyangwa se gufata ibyemezo byihuse bimeze nk'iby'ubusazi, ugasanga akoze ikintu kitari cyiza. Ikindi nakubwira, burya uyu muntu ahora atekereza ko n'ubundi ibyo akora byose bipfuye, atitaye ku cyo abantu bamubwira. Uyu muntu rero ahora atekereza ko icyo akora cyose atari cyiza. Ngire mujya mubibona cyane ku bantu bamwe na bamwe, ugasanga icyo akoze cyose ubwe aricira urubanza, arishinja ko akoze ubusa, nta kizima akoze. Aba bantu nabo barahari. Yes, urumva ko niba ufite mugenzi wawe uteye uko, kuri byose maze kukubwira ruguru, burya ushobora kumwegera. Gusa ariko ndacyakubwira n'ibindi byinshi cyane. Burya umuntu ahora yisobanura buri gihe agize icyo akora, kuko ahora yishinja muri byose. Uyu muntu iyo yakoze ikosa ahora yisobanura, kuko burya urabizi nk'umwana iyo akiri mutoya akagira agakosa akora bagahita bamucyaha cyane, burya ubusobanuro bwo buza imbere. Rero iyo byarenze bikaba mu buryo butari bwiza, bikaba mu buryo bukabije, burya umwana bikaba byamutera ntiyahamuka, nibwo usanga ku mutima we bitari neza. Yamara no kuba mukuru, burya bikamukurikirana, ugasanga uwo muntu ni gutya agiye atiye mu buzima bwe bwa buri munsi. Ikindi rero, uyu muntu burya gahora yigunze, akumva ko mbese ko muri we ariho hantu, muri we donc ku giti cye akumva ko yari wenyine yibereye aho, kumva ko aribwo atuje, aribwo yifitiye amahoro. Yes, abantu nk'aba bajyaho ugasanga umuntu neza neza
nta kintu apfa n'abantu ariko akumva ashaka kwiberaho wenyine. Yes, ngahe nguko rero ikindi burya ngo uyu muntu nta muntu n'umwe yizera ndetse ni bake ashobora kuba yakwemera ko bamenya ubuzima bwe. Aba bantu rero uba usanga ari abantu badakunda kugaragaza ubuzima bwabo, badakunda kugaragaza uko babayeho. Aba bantu ngire ngo murabazi cyane. Hari umuntu ushobora kukubera inshuti magara ariko ikintu kijyanye n'ubuzima akaba ari ikintu kiri private life. So abantu nk'aba burya nuko burya mu buto bwari byinshi baba barahuye nabyo, uyasha no kubitekereza cyangwa se bikayimurika ko abantu atari abantu bo kwizerwa. Kandi nyamara burya nubwo tuvuga ko abantu atari abo kwizerwa, twakwiye gucishamo tukagira abo twizera rimwe na rimwe kuko niyo si turimo y'uyu munsi. Ikindi burya ko uyu muntu burya umuntu ngo ntabwo ajya anyurwa kuko ahora yumva ko ibyo ahisemo byose ari bibi. Uyu muntu rero ibyo ahisemo byose aba yumva ngo ari bibi, bityo rero bikaba byanatera abantu benshi kudashaka kuba bamubera ababyeyi. Ugasanga nawe agakwiye kumuba hafi ngo amufate nk'umubyeyi, ugasanga ntabwo amwiyumvamo bitewe n'uko uyu muntu aba ateye. Urabizi akenshi imyitwarire y'umuntu ikunda kugutandukanya nawe cyangwa se ikaba yanaguhuza nawe, ibintu birashoboka bitewe n'amateka yahise yanyu mwembi. Uyu muntu rero ikindi nakubwira, yiyitaho wenyine. Uyu muntu yitaho wenyine kuko ahora yumva ko icyo yakora cyose ntawacyitaho ndetse ntagira n'uruhande rw'undi burya ashobora kubogamiraho. Uyu muntu rero ahora yumva ko we ubwe yihagije, ahora yumva ko agomba gukora ibintu bye wenyine, nta wundi muntu ushobora kugira icyo amukorera cyangwa se icyo amugezaho. Ikindi rero ngo uyu muntu ahora yitangira. Uyu muntu rero ahora yitangira. Iyo tuvuze kwitangira ni ukuvuga ko uyu muntu ahora afite impungenge ku buzima bwe. Yes, ahora yumva ko agomba kurinda ubuzima bwe wenyine, bityo akagira aho agarukira bitewe n'uko muri we yahuye n'ikintu cyo gutotezwa akiri mutoya. Ikindi rero uyu muntu ngo niyemera uwo ari we wese wamuzana mu rukundo kuko burya ntago akenshi bano bantu usanga yizera ko umuntu ashaka kumubera mwiza. Iteka rero wumva ko umuntu bajyanye mu rukundo hari ukuza kumugora gusa. Yes, abantu rero ni gutya. Nujya ubona umuntu umeze utya nawe ujye umenya ko burya umuntu ashobora kuba yaragize ikibazo cyo kuba yaratotejwe akiri mutoya. Ikindi rero nakubwira ko uyu muntu isa nk'aho ari ingingo iri kuza mu za nyuma, ahora yiyegereza wabona ko amufitiye ubushobozi runaka bwo kuba yagira icyo amurengeraho cyangwa se yagira icyo amufasha. Akenshi bano bantu usanga niyo abashije kwegera abantu ntabegera ko yifuza ko bishima, yifuza ko bigenda, ahubwo abegera kuko hari icyo yabonye ko bashobora kumufasha mu buzima bwe, yes, bwa buri munsi. Ikindi rero nakubwira, uyu muntu rero uteye ko wagize ikibazo cyo kuba yatotezwa mu buto bwe, ahora yumva ko yasobanura akantu kose niyo kaba gato mu byo akora byose, niyo cyaba ikibi arakivuga. Uyu muntu rero umutima we urumusunika kuko akenshi umutima we urusa nk'umurye yabaye ikintu gito, ugasanga yabaye akantu gato ahise akavuga, mba ari ikosa rito ribaye ugasanga ahise yihutira gutanga ubusobanuro bwihuse cyane ndetse n'ubwoba bwinshi cyane. Ikindi nakubwira rero, aba bantu burya ari ba nyamwigendaho kuko yumva ubufasha kuba yabuvana ku bandi cyangwa se kuba yagira icyo asabwa kwishyura, ugasanga ntabwo ibyo bintu aba abishaka kuko burya byose usanga burya nyuma y'ibi byose nta nshuti aba yizeye nanone. Yes, aba bantu rero aba ari ba nyamwigendaho. Abantu rero ba nyamwigendaho nyaboneka ibintu ushobora gusanga nawe warakuze ukisanga uko, kandi barahari. Usanga umuntu ameze utya nawe ntazi uko byaje, ntazi uko yisanze mw'ibi bintu. Wamubaza ati se kuki uteye uko? Uti nanjye nyine niko nisanze. Burya rero nimba uteye uko nkubwiye, nyaboneka kurikira amateka yawe yahahise wumve ese mu buto bwawe wari mwana ki? Ese mu buto bwawe
wabayeho ute, wafashwe ute, witwaraga ute. Ibyo rero bizagufasha kumenya uko wakosora cyangwa se kureba ibyo wakontorora mu buzima bwawe, kuko bitari ibyo bino bintu bishobora kukugiraho ingaruka. Ingaruka ya mbere rero bikugiraho ni uko ushobora gusaza vuba. Mentalite gutekereza kwawe, ibyo nakwita gutekereza kure, bikaba wabitakaza mu gihe gitoya, ugasanga ku myaka nka 35 40 ntukibasha kuba kwicara ngo ugire icyo utekereza cyagufasha ndetse ngo gifashe sosiyete muri rusange. Ngaho nguko rero turabakunda cyane. Yari Hot Time TV, ibiganiro ni byinshi cyane, byinshi nkuko mwagiye mubigarukaho mutubwira muri comment mudusaba bimwe mu byo twabasobanurira. So tugenda tubakorera ibikusanyirizo, amakuru yose tuzagenda tuyabagezaho 5 kuri 5. Nkwibutsa ko ari Hot Time TV, urakanda subscribe nyaboneka, nugenda udakanze subscribe ko nirwo rufunguzo rwo kuguhereza amakuru meza kandi yizewe atangiwe ku gihe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turabakunda cyane rero, ciao twongere guhura mu biganiro by'ubutaha bigiye bitandukanye.